Philadelphia Imana irazirika. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Ndabasuhuje muri iki gitondo. Amahoro y'Imana bane natwe, amahoro y'Imana bane namwe. Imana y'amahoro ikomeze kubagirira neza. Nkuko bisanzwe rero ni Pastor Gatera Jose guturuka muri Pentecote de Réveil Philadelphia. Dushimye Imana kubw'igitondo cyiza iduhaye, itandukanije umucyo n'umwijima, yongeye kutwereka ukuboko kwayo. Imana yacu nihabwe icyubahiro kandi ikomeze ishyirwe hejuru, ikuzo ribi ryayo. Namwe mwese inshuti zacu, abakunzi ba Kristo mwese, tubahaye ikaze tubifuriza amahoro y'Imana. Mukomeze kugubwa neza aho muherereye hirya no hino mu gihugu, hanze yacyo. Mwese Imana y'amahoro ibagirire neza. Ndabasuhuje abakozi b'Imana dukorana umurimo muri Pentecote, banyamasengesho, bavuga butumwa, baririmbyi, mwese aho muherereye Imana ibagirire neza. Bakunzi bacu rwose Kristo akomeze kubishimira. Uyu ni wa mwanya mwiza rero w'ikiganiro cyacu, Imana irazirikana. Imana irazirikana rwose. Isaha ya saa yine tuba tuje kwibukiranya ko Imana izirikana. Rero uyu munsi ndagira ngo twakire umushumba wacu Pastor Serugendo Dismas, ariko reka tubanze tumusengere, tumuragize Imana kugira ngo yongere mukoresha iby'ubutwari, barwayi bakire, abarushye baruhuke, bari mu bibazo bivemo, kubera ko ijambo ry'Imana rirakiza, ritanga umucyo, ryirukana umwijima, umuntu akamurikirwa n'ijambo ry'Imana. Rero uyu mwanya ni umwanya w'igiciro, ni Imana idukura mu bwiza ikadushyira mu bundi. Mana yacu, Mana nziza, Mana ishobora byose, Mana twiringiye, Imana idakoze isoni, abayiringiye ntibajya bakorwa n'isoni. Habwa icyubahiro muri iki gitondo, ni igitondo cyiza waturemeye kugira ngo twishime. Mu izina rya Yesu dusengeye umukozi wawe, si ubwa mbere umukoresha, wongere wiyubahishirize muri we, wigaragarize muri we, indwara zikire, barushye baruhuke, bari mu mwijima bavirwe n'umucyo, neza y'Imana yongere iboneke ku bantu. Mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti, umurikire ubwoko bwawe. Hari abaguhanze amaso, bagubyukiye imbere yawe kugeza umwanya baracyakurikiranye iradiyo bacyumva ijambo ryawe, bagirire neza. Ijambo rya riratubwira ngo abagushakana umwete bazakubona, kandi ukunda abagukunda. Mwami Yesu, uhereye kera uko waruri, ongera witamurure. Mwami, ongera wigaragaze kuri iyi saha ya saa yine, koramwe imirimo n'ibitangaza. Mu izina rya Yesu duhagaritse imbaraga zose z'umubi, imbaraga za sekibi, izikinira mu kirere, izirangaza imitima y'abantu, zituma abantu barambirwa bagacogora, zo turazikubitisha inkota y'Uwiteka. Muro Imana utwike ukongore, ikirere cyeyuke, abantu bahure n'Imana kurushaho, abantu bakira indwara zikomeye. Uri Imana ikiza, na n'uyu munsi uracyakora ibitangaza. Abantu basohoke mu bibazo, bamurikirwe n'umucyo wawe. Ayiwe, indushyi ziruhuke, babuze igisubizo bakibone. Mu izina rya Yesu abasuye inyuma bongererwemo imbaraga. Buri muntu wese umwiyereke, ineza y'Imana ikomeze igaragare. Urakoze, tuguhaye ikaze na karibu mu izina rya Yesu, amen. Ukomeze mwigire hafi kugira ngo tubashe kumva ijambo ry'Imana, kuko Imana iba yadutumye. Reka twakire umukozi w'Imana n'abasuhuza. Karibu. Murakoze. Turabashubuje igitondo cyiza bene data. Mana ibaho umugisha, kandi turashima Imana kuko yatubyitse turi bazima, tukaba tugeze ku uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryayo. Turacyari mu itangiro ry'umwaka, umuntu agomba kugira umwete cyane yo gushaka Imana no kubika ijambo ry'Imana ku mutima. Ibizadufasha mu uyu mwaka mu kunesha bigeragezo, ijambo ry'Imana ririmo. Ibizadufasha mu kwirinda icyaha, ijambo ry'Imana nawe rifitemo uruhare. Mu gihe tubitse ijambo ry'Imana ku mitima yacu, biturinda gucumura. Reka dusome ijambo. Birashoboka ko urayizi, kandi iki gitabo buri muntu wese akunda kumenyera amagambo y'iki gitabo. Yohana gice cya 15, tutangire ku murongo wa 11 tumanuka hasi.
ibyo mbibabwiye kugira ngo umunezero wanje ube muri mwe. Ibyo bibabwiye kugira ngo umunezero wanje ube muri mwe, kandi umunezero wanyu ube wuzuye. Ngira itegeko ryanjye, mukundane nguko nabakunze. Ntawufite urukundo kuruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Singibita abagaragu, kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti, kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Simwe mwantoranije, ahubwo ninjye wabatoranije, kandi mbashiraho kugira ngo mugende mwera imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo musaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Navuze ko na magambo tumenyereye, ariko njyewe kuva umwaka ushira, igihe cyose umwaka ushize tukinjira mu wundi mwaka, Bibiliya nibona ko ari nshasha ku mutima wanjye. Amagambo yose y'Imana niyumvamo ko ari nshasha. Sinzi wowe nawe buryo ubitekerezaho. Tugiye kuganira kuri iri jambo rigufiya. Ijambo, umutwe w'ijambo, ari impamvu twatoranijwe. Ari impamvu twatoranijwe bituma dukorera Imana. Niyo mutwe w'ijambo. Ari impamvu twatoranijwe bituma dukorera Imana. Twatoranijwe nande? Igituma dukorera Imana mu imisi nuko twatoranijwe n'Imana. Ntago twakorera Imana tutatoranijwe. Udatoranijwe aragaragara, utoranijwe nawe Imana iramugaragaza. Ari impamvu Imana yadutoranye, ari impamvu twatoranijwe, bigatuma natwe tubasha gukorera Imana. Kandi gukorera Imana ni byiza, uwikoreye mu kuri no mu mwuka. Ni byiza cyane, nta murimo mwiza ngo gukorera Imana. Ituha umugisha, turi hano ku isi nitubikora neza navuze. Kandi igindi gihembo kiza, Imana irinda abakozi bayo. Cya gatatu, tuzabona ubugingo nidukorera Imana mu kuri no mu mwuka. Hari impamvu Uwiteka yadutoranije bituma natwe tumukorera, bituma Imana yadushize ku murimo wayo. By'ukuri hari abantu bamwe batahesha agaciro umurimo w'Imana. Si byiza. Hari n'abantu batoranijwe Imana ikabashira ku murimo, ntago bahera imbuto nziza. Mu gihe twavuze ko twatoranijwe, hari impamvu twatoranijwe bituma dukorera Imana. Gukorera Imana ntago tubiza muvuga gusa ko iduha umugisha. Ntago yatuhamagariye kutuha umugisha, yatuhamagariye mbere na mbere dukiranuke, dukora umurimo, kandi twere imbuto nziza. Biragoye iyi minsi ku bantu bakorera Imana. Ugusigaye mbona ishusho ry'itorero urarishaka hano hanze, biragoye kuribona.
ariko ishusho rya hano hanze niyo risigaye riri ku mwanya wa mbere hano hanze, ukanasanga n'ishusho rya hano hanze rimwe na rimwe niyo risigaye rigaragara mu rusengero. Biraducanze mu ibi bihe turimo, cyane cyane uyu mwaka musha twatangiye. Sinzi ingamba watangiranye nayo mu muhamagaro Imana yakwamagariye, kuko ngunda kumva abantu biratira gukorera Imana. Njyewe ndi umukozi w'Imana, ntago bantu banyubaha. Njyewe ndi umukozi w'Imana, mugomba kunyumvira. Ni byiza, ariko wera ya imbuto itugaragariza ko uri umukozi w'Imana. Uziko ku ruhande rumwe mu buzima busanzwe umuntu ku giti cye ashobora kwiyubahisha, cyangwa se utabaye amaso ushobora kwisuzuguza wenyine ku giti cyawe, bitewe n'imyifatire yawe, bitewe n'imvugo zawe, bitewe n'ibyinshi. Ariko mu gihe twitwa abakozi b'Imana, abantu batoranijwe n'Imana ibashira ku murimo wayo, abantu bamagawe n'Imana ibashira ku murimo wayo, buriya tufite amahirwe yuko tuzarama, yuko munsi umwe tuzahabwa mugisha hano ku isi, yuko munsi umwe tuzabona ubugingo buhoraho. Bizaterwa n'imyifatire yacu. Yesu yicaranye n'intumwa munsi umwe, barimo baraganira. Buriya mu kuganira abantu bakora iki? Bahunganira bitekerezo urushije abandi, ariko abamarira mu uwo mwanya wo kwicara no kuganira. Iki kimenyetso kitubera byiza ku murimo w'Imana, kishaka kutubera byiza no mu miryango yacu, twicaye tuganira n'abana, aribyo batuhungukiramo. Yesu yicaranye n'intumwa baganira, ariko uwo munsi abageza aya magambo mu kwicara kwabo no kuganira. Yesu avuga aya magambo, ibyo bibabwiye kugira ngo umunezero wanje ube muri mwe. Nuko uru rugendo tuhuramo n'ibirusha, ariko kenshi icyo Yesu yatushaka bene data, umunezero we ugomba kuba muri twe. Uyu mwaka navuze sinzi ingamba wafashe uburyo uzagendana n'Imana. Ibya twakoze imyaka ishize tugiye kurangiza umwaka, buri mu Kristo yihaniye, ariko tugire imitima yo kwihana no kureka. Tufate ingamba nsha zo kugendana n'Imana, tusobanukiwe ko twaratoranijwe n'Imana. Impamvu yadutoranije, impamvu ni nyinshi. Ibyo mbibabwiye kugira ngo umunezero wanje ube muri mwe, kandi n'umunezero wanyu ube wuzuye. Adusaba iki? Munezero we ube muri twe, kandi munezero wacu, kuko ari umunezero wa Kristo ugomba kuba mu bantu batoranijwe, akabamo n'umunezero wacu ugomba kuba wuzuye muri Yesu Kristo. Sinzi ako kajambo nimba twakumvise neza. Abitubwiye kugira ngo umunezero we ube muri twe, kandi umunezero wanyu ube wuzuye. Nuko ari ibibazo tuhura nazo, nuko ari bituremeye, umunezero w'Imana ugomba kuba muri twe, kandi umunezero wacu ube wuzuye muri twe, mu mitima yacu, mu bitekerezo byacu, ku murimo w'Imana, mu miryango y'iwacu. Munezero wacu ugomba kuba wuzuye. Tubanjirije umunezero w'Imana kuba muri twe.
by'uru rugendo abantu benshi bazi gusa ko by'uru rugendo ni kwifata nguko twishakiye, kugenda nguko twishakiye. Oya, by'uru rugendo bifite amabwiriza n'amategeko. Mu gihe tutubaha izo mabwiriza n'ayo mategeko, bishobora kutunanira, bishobora kuduca intege, tushobora kuva mu bushake bw'Imana, tushobora kurambirwa, kandi urambiwe n'ikintu yumva mutima wo kukireka. Kandi natwe kuva twaratoranijwe n'Imana, ntago dukwiye kubireka. Mu gihe gikwiriye tugomba gukorera Imana, no mu gihe kitakwiriye tugomba gukorera Imana, tukareka ibyaha ku murimo w'Imana, ibyaha ku bantu bakorera Imana, ibyaha ku bantu bizera Imana. Ibyo ntago bikwiriye kumvikana tena muri twe. Imyaka tusigaje ku isi ntago tuyizi, ariko tuzi imyaka tumaze. Ariko mureke tugire ubwenge mu myaka tusigaje, buri muntu afata ingamba zo gukiranuka mbere y'Imana. Umunezero w'Imana ube muri twe, kandi umunezero wacu ube wuzuye ku murimo w'iteka. Haleluya. Kanguka tena myaka usigaje, ubashe kuba maso mu myaka usigaje. Ukore byo gukiranuka, ugendanane n'Imana nguko bikwiriye. Ukore murimo w'Imana uca bugufiya, utarebye abantu. Ku murimo w'Imana buri muntu azabazwa bye, kuko tubivuga ijambo buri munsi. Ku murimo w'Imana, Reverend Imana izamubaza ibye, Pasteur Imana izamubaza ibye, abahanuzi Imana izababaza ibyabo, abavugabutumwa Imana izababaza ibyabo. Kandi nta bose uba ku murimo w'Imana. Twese tugomba gucishwa bugufiya, dukiranuka, tumvira amabwiriza n'amategeko y'Imana. Ibyo bizatugeza kuhabwa mugisha w'Imana hano ku isi, n'umunsi umwe bene data tubona ubugingo buhoraho. Si kwifata nguko ushaka, si kugenda nguko ushaka. Mundu wavuye mu bushake bw'Imana wongera ugaruke. Mundu waretse murimo w'Imana wongera ugarukira Imana. Mundu utarakizwa uyu mwaka wafata ingamba, kuko nta mahoro y'umunyabya, ugakizwa, munezero w'Imana ukaba muri wowe. Ibyo bituhesha amahoro tukiri ku isi, munezero w'Imana kuba muri twe, kandi umunezero wacu ukaba wuzuye ku Mana. Biradufasha. Mundu w'Imana cyangwa mu Kristo wese ushakisha munezero w'Imana kuba mu mutima we, munezero we ukaba wuzuye mbere y'Imana, ntabwo ashobora kurwara biburwayi bya umutima, kurwara tension, kurwara tufate kahinda cyane ku mutima, kuko munezero w'Imana uri muri twe. Tutekereza gusa byo mu ijuru, tutekereza by'uwo munezero. Yesu atushoboje. Murongo ukurikiraho aravuga iki? Navuze ko by'Imana, kukorera Imana suko twakwigendera nguko tushaka, kwifata nguko dushaka. Mumva itegeko rimwe rya mbere, ngira itegeko ryanjye. Itegeko ryanjye ni Yesu wivugira hano, mukundane nguko nabakunze. Mbese naje kwibaza, kumbi gukundana kwacu, gukunda mwene so, utekereza ko ari tumagambo isanzwe? Ni itegeko ry'Umwami Yesu Kristo. Mukundane nguko nabakunze. Yesu yatweretse urukundo rwe bene data. Iri jambo twizirikane tena mu rugendo rw'uyu mwaka, kumva gukunda mwene so, kumva gukundana ku bwacu, tugafatanya amaboko, tugakomezana, tukahugurana, tugasengerana. Ibyo byose bigaragaza kimenyetso cy'urukundo rw'Imana muri twe. Niri tegeko ryanjye, nimukundane nguko nabakunze. Ariko ushaka usanga cyane mitima yacu turangana. Wanga mwene se ari mu mwijima,
nuko ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko ukunda mwene se ari mu mucyo, kandi uru rugendo tutamurikiwe n'umucyo ntago tuzarurangiza amahoro. Ko Yesu Kristo niwe mucyo, kandi Yesu yavuze ijambo mw'iki gitabo cya Yohana, ninjye nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawajya kwa data atabanjirije muri nje. Niyo mpamvu Torero Pentecote ibanziriza kwatuza umuntu akihana ibyaha. Wemeye Yesu kuba mwami n'umukiza, yego wature ibicumuro byawe. Munyamundu yatuye ibicumuro bye, aremera gushira kirenge mu iyo nzira y'ukuri no mu mwuka. Ngiri tegeko ryanjye ni mukundane. By'ukuri turebye kundu isi imeze mu bibiye, rukundo rwarazimye, rukundo rwarakonje. Ariko tukuzaniye tene ijambo ry'Imana ryo kukwibutsa ko umenye ko kukunda mwene so, kugura urukundo ni tegeko ry'umwami Yesu Kristo. Twavuze ko ari impamvu twatoranijwe bituma dukorera Imana, kandi Imana ntago twayikorera mu mabwiriza no kugenda nguko twishakiye, tugendera mu mategeko y'Imana. Mundu wese ukorera Imana agomba kumva ko gukunda mwene se ni itegeko rya Yesu. Ushaka gusanga no mu miryango urukundo rwarakonje, no mu bashakanye urukundo rwarakonje, no mu itorero mw'imbere urukundo rwakonje. Ariko byadusaba tena iki kintu kongera kugisengera Imana ikatugarurira urukundo, kuko twarahinduwe, dusa nawe, twitwa izina rye, tubaye ubwoko bwe. Aratubwira iki gitondo, ngiri itegeko ryanjye ni mukundane nguko nabakunze. Mu gihe tutakundana kandi turi mu murimo y'Imana tukavuga ko twaratoranijwe, ntago tubaha itegeko ry'Imana. Nishaka kutubuza ubugingo kutakunda mwene so, umubabarira ibyaha yagukoreye. Twese turi bamwe mu maraso y'umwami Yesu Kristo, twese twaremwe mu ishusho ry'Imana. Niyo mpamvu Yesu atushiraho itegeko gukundana nguko we yadukunze, yagaragaje urukundo rwe adupfirira ku musaraba. Twarabo kurimbuka. Murongo ukurikiraho, nawe ufite urukundo kuruta rw'umuntu upfira nshuti ze. Nta wundi ninde twabonye ku isi ufite urukundo rw'umuntu upfira inshuti ze. Iki kimenyetso twakiboneye kwa Yesu wenyine, niwe wavuye asiga bwami bwo mu ijuru aza kudupfirira hano ku isi. Erega tushaka gusenga misi 40, tushaka gusenga misi 21, tushaka kuba turara dusakuza mbere y'Imana, ariko tutafite urukundo mu mitima yacu, masengesho yacu yahinduka urusaku gusa mbere y'Imana. Ndavuga urukundo rwarakonje mu mitima y'abantu. Abantu baramarana kutagira urukundo, abantu baragirana amashari kutagira urukundo, abantu baricana kubera kutagira urukundo. Yesu atubabarire itorero, abantu batoranijwe n'Imana, tongere tena tubwirize butumwa bwiza bw'abantu gukundana. Nuko tutabishira ku ngufu ku mitima y'abantu, ariko tubibutse ko ari itegeko ry'Imana. Ndawe ufite urukundo ruruta rw'umuntu upfira inshuti ze. Nawe ni Yesu, ariko atushiramo itegeko ko tugomba gukunda. Arongera aravuga hano murongo ukurikiraho, muri inshuti zanje. Itorero turi inshuti ya Yesu Kristo, aba batoranijwe n'Imana mumenye ko turi inshuti ze, kubera iki kimenyetso cya mbere yagaragaje ku musaraba adupfirira kubw'ibyaha byacu. Ariko niki kizatwemeza ko turi inshuti za Yesu? Nimukora ibyo mbategeka. Tuzitwa inshuti ze nidukora cyane ibyo adutegeka. Mu gihe uri umuntu w'Imana watoranijwe utashaka kumvira amategeko y'Imana, mu gihe uri umuntu w'Imana watoranijwe utashaka kugenda nguko Imana ishaka,
abantu bameze nko bahawe ubwigenge mu gakiza, bafite bundi burenganzira bwabo mu gakiza, ariko burenganzira bwiza tugira mu gakiza no kumvira amategeko y'Imana tukayishira mu bikorwa. Niyo dusenga Mana ikumva kusenga kwacu, niyo dusaba Mana ikaduha, niyo tuhabwa amasezerano Mana ikayisohoza, kuko ibona tugenda mu mabwiriza n'amategeko yayo. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Kera twaririmbaga agakorasi mu rusengero, Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka, yangiriye neza we sinzamureka. Ariko naje gusuzuma mu imisi, abenshi badutereraga ako gakorasi niyo bamaze kuva mu byagakiza. Ariko umuntu watoranijwe arihanganira bimugerageza mu murimo w'Imana, bagututse, bakwange, batakumvira, bisaba muki wowe kubaha amategeko y'Imana no kuba erera imbuto nziza. Singibita abagaragu, kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora. Aya ni amagambo Yesu yabwiraga intumwa bicaranye, ati singibita abagaragu, kuko umugaragu we ntabwo amenya ibyo shebuja akora. Rimwe na rimwe turebe mu buzima bw'umubiri, shebuja nimba yicaye kuri salo, we ntabwo ushobora kujya gushyira nawe ikirengeho. Shebuja nimba arimo kurya, ugomba kuba kureye. Rimwe na rimwe shebuja ashobora kurya ibintu bikaranzwe, twebwe tukarya bitogosho. Rimwe na rimwe ashobora kurya ibyiza, twebwe tukarya ibitari byiza, kuko turabande abagaragu mbere y'ishebuja. Ariko Yesu atwita ko turi inshuti ze. Bwa kabiri arongera aravuga ko singibita abagaragu, kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora. Iby'ukuri mabanga menshi ya shebuja umugaragu ntabwo apfa kuyamenya. Ahubwo mbisi inshuti, kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Yesu arongera ashimangirana, mbise inshuti, nukubabaye, nukori ufite uburwayi, nukori mu bibazo, nukori mu bikomeye, nimba waratoranijwe, Yesu arakwita ko uri inshuti, kuko ibyo yumviye kwa data byose aratumenyesha. Hari abantu bamaze kuhabwa amabwiriza y'uyu mwaka, hari abantu bamaze kuhabwa gasopo uyu mwaka, hari abantu bamaze kugira ayo mahirwe yo kumenya buryo bazifata, buryo bazagenda, bamaze kumenya ibyo Imana izabakorera, bamaze kumenya mugambi w'Imana uyu mwaka. Se wewe wagaze gute? Singibita abagaragu, ariko mbise inshuti. Iki kintu tukihesha agaciro ko turi inshuti za Yesu Kristo. Ntabwo dukwiye kumureka kubera ibibazo, kubera abantu batwanze, kubera abantu batatwishimira. Oya, twebwe dukomeze ubushuti bwacu na Yesu Kristo, kuko namara kutwemera azatugirira neza. Turi hano ku isi n'umunsi umwe tujye mu bwami bwo mu ijuru. Hari abantu benshi batangiranye n'akahinda uyu mwaka, batangiranye n'ubwoba, batangiranye umwaka no gucika intege, batangiranye umwaka no kutajya mu nzu y'Imana. Ariko ya nuko ari ibibazo tugomba gushaka Imana, nuko ari bikomeye tugomba kujya mu nzu y'Imana, nuko ari bituremereye tugomba gusenga, kuko mu gusenga masengesho irahindura ibikomeye, masengesho ituha ibyo tutafite, masengesho itugeza ku butabazi bw'Imana. Yesu adushigikire bene data. Murongo wa 16, simwe mwantoranije, ahubwo ninje wabatoranije. Umva aya magambo twavuze, Yesu yicaranye n'intumwa ze, yababwiraga amagambo yo kubakomeza, yo kubahumuriza, yo kubongerera tena byiringiro. Nuko twatangiye umwaka tubona bitagenda neza, ariko twiringiye ko Yesu azabidufashamo.
twiringiye ko kunesha kwacu kuri mu maboko ya Kristo, twiringiye ko kutabarwa kwacu kuri mu maboko ya Kristo. Twebwe tureke ibyaha gusa, tubahe amabwiriza y'Imana, tubahe amategeko y'Imana, twere imbuto nziza, tukore umurimo w'Imana neza. Mbabazwa n'abantu bavuye mu bushake bw'Imana. Imana irahemba kandi ihemba neza abantu bakoze umurimo wayo. Misi 30 y'Imana ibaho, uko abakozi b'isi bakorera misi 30. Igeze ku munsi wa 30 buri muntu wese agira kizere, kuko nakoze iyi misi yose ngiye kuhabwa umugisha wanje. Abakorera Imana natwe tugira misi 30 y'Imana, nizigera Mana ihemba abakozi, ndago yambura. Mana yacu ihemba neza. Ubyizere, uhagarare ku murimo, garuka ku murimo, kora umurimo w'Imana, bihembo birahari. Tukiri hano ku isi n'umunsi umwe tuzabona ubugingo buhora. Simwe mwanoranije, ahubwo ninjye wabatoranije, kandi mbashiraho kugira ngo mugende mwera imbuto. Simwe mwantoranije, ahubwo ninjye wabatoranije. Rimwe na rimwe abantu bagira ku murimo w'Imana bahawe inshingano zimwe, ukabona umuntu atangiye kwikubita igituza, afite impano y'Imana. Njyewe nsengera abantu, njyewe ndarimbura abadayimoni, njyewe mbwiriza butumwa bwiza abantu bakihana, njyewe ndabyutsa abapfuye, njyewe. Ni amakosa, si wowe, ni Yesu ukora muri twe. Twebwe ntabwo turi bo kwikubita igituza, twebwe turabo gushima Imana gusa. Mana ushimwe kubw'imirimo myiza udukoresha. Simwe mwantoranije, ahubwo ninjye wabatoranije, kandi mbashiraho. Impamvu yatutoranije nuko adushiraho kugira ngo mugende mwera imbuto. Nimba turi abakristo twahawe agakiza n'Imana, no kugira ngo aho tujya hose twere imbuto nziza. Navuze usiga ushaka ishusho ry'itorero hano hanze, ntago ikibona ko mbuto zarapfuye nazo. Tuvugwaho ubujura, tuvugwaho mabi, ariko twagomba kwikosora iyo mabi. Twebwe turabokwe, twatoranirijwe kugira ngo tugende aho tujya hose tubashe kwera imbuto nziza y'abakristo. Kandi mu gihe cyose twera imbuto nziza, imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo, kandi iyo mbuto si umunsi umwe, si isaha imwe, si umwaka umwe. Imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo musaba Data cyose mu izina ryanjye akibahe. Mbuto zacu zigomba kubaho. Uri umusore, uri umukristo, ugomba kwera imbuto nziza. Ubaye umugabo, ugomba gukomeza kugaragaza kwera imbuto nziza. Ubaye umusaza, ugomba kugaragaza kwera imbuto nziza. Mbese kugeza aho tuzava ku isi tugomba kwera imbuto nziza. Mu gihe tubashije kwera imbuto nziza, icyo tuzasaba Imana Data cyose mu izina rye tuzagihabwa. Hano naje gusanga ku bwanjye, nasomye ijambo ndavuga Mana tubabarire, kuko abantu benshi bacumuzwa nuko bamaze igihe badasubizwa. Abantu benshi bacumuzwa nuko bamaze imyaka myinshi mu rusengero, Mana idasohoza amasezerano. Naje gusanga rimwe na rimwe ku giti cyanjye shobora kutuma ndasubizwa. Tushobora gutuma Imana itumva kusenga kwacu. Tushobora gutuma Imana idasubiza amasezerano yacu. Niyo mpamvu uyu mwaka dufata ingamba. Kubera iki? Gutera imbuto nziza. Mu Kristo tukaguriza tutishura iby'abandi. Mu Kristo tukabesha mbere y'abanyamahanga badukuyemo kizere. Ibyo bituma natwe tusenga
Mana itashobora gusubiza amasengesho yacu. Ariko icyo tugukanguriye uyu mwaka ni ukuba maso, kwera imbuto nziza zabihanye, kuko ibyo bizatuma dusaba data cyose mu izina rya Yesu agiduhe. Ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Ibyo byose Yesu abidutegekeye kugira ngo rukundo rube mu mitima yacu, dukundane, atari umufasha wawe gusa, atari abana bawe gusa, twese abihaniye, abitirirwa izina ry'Imana. Ni itegeko ko tugomba gukundana, ari icyaha tubabarirane, ari indege ngeya dukomezanye, ari bufasha dufashanye. Si kuki abisi bafasha abakini b'imipira, kuki abisi bafasha abaririmbyi, kuki twebwe aboko bwatoranijwe tutabura urukundo muri twebwe? Ni ukubera ko yangiriye nabi, ni ukubera ko yaramvuze? Oya, mureke uyu mwaka tubabarirane, buri muntu wese abe amaso, amenye ko impamvu twatoranijwe n'Imana bikatuma dukorera Imana hari impamvu. Kuko ise basogokuruza bacu birashoboka ko batashe batahawe uyu mugisha wo gukorera Imana. Fata ingamba, usuzume tena buzima bwawe, nguko ari ibintu abanyabwenge bo bamaze gukora, bakoze kare madevi y'uyu mwaka. Abafite imishinga bakoze devi y'uyu mwaka, bakamenya amafaranga bazakoresha, bikwiriye kugura ibikoresho, ibikwiriye kuhemba abakozi uyu mwaka, ibikwiriye kubyaza umusaruro uyu mwaka. Bamaze gufata ingamba yo kongera abakozi, musaruro uboneke mwinshi, cyangwa kongera imbaraga, musaruro uboneke mwinshi. Se twebwe mu buryo bwo mu muka ni yaye ngamba twafashe. Tugiye gusenga Imana. Wisuzume nanjye nisuzume. Kugenda mu by'Imana ntabwo ari kugenda nguko wishakiye. Kuba watoranijwe n'Imana si kubwawe, ntabwo ari twebwe twatoranije umucunguzi, niwe wadutoranije kugira ngo twere imbuto nziza, tusabe Imana icyo dushaka cyose mu izina rya Yesu, Mana nayo igiduhe. Ntukacike intege kuko watangiye umwaka ari ibibazo. Nyuma ya zero Mana irakora. Ntago turamenya, twese ntago turamenya ibanga Imana idufitiye ku uyu mwaka. Birashoboka ko uyu mwaka niwo mwaka wawe wo gutabarwa. Birashoboka ko uyu mwaka ni umwaka wo kwanagurwa amarira ku buzima bwawe. Birashoboka ko uyu mwaka ni umwaka w'Imana kugukura mu bibazo ufite. Komera mu kwizera, uhagararane n'Imana, ugendane n'Imana, webe munyamasengesho uyu mwaka. Tugomba kwiyeza, tusenge, hatari amasengesho y'urusaku ku Mana. Dusenga amasengesho yejejwe. Ibyo tubona bikomeye Mana izabidufashamo. Nta handi itorero dufite butabazi ni ugukiranukira Imana tugasenga. Numva tuhagarukira icyo Imana yashatse ko tuvuge n'ibyo. Ni wowe kwisuzuma, nanjye nisuzumye, twihanye, dufate ingamba nziza zo kugenda n'Imana uyu mwaka. Migisha irahari, promotion zirahari, amakwe zirahari, kugura amamodoka kurahari, kubaka amazu meza zirahari. Byose Imana irabifite. Kwera imbuto kwacyo gusa, imbuto zacyo gusa nicyo tukintu turimo gusaba. Imana bafashe kandi bagire neza. Wowe utarakizwa, emera Imana, uyu muhe buzima bwawe uyu mwaka, ubone ko Imana iza gukorera. Birashoboka ko kuba mu byaha urimo kwifungira umugisha mwinshi ku Mana. Murakoze, Imana ibashoboje. Mukozi w'Imana, Imana imuhe umugisha kubw'ijambo ryiza. Ijambo ryatubwiye ngo Yesu yavuze ngo ntakitwita abagaragu, kuko umugaragu ntanamenye icyo shebuja atekereza, icyo yibwira, ngo ahubwo turi inshuti. Nta kintu wakora utabwiye inshuti yawe, turi abavandimwe. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ahubwo nimureke dukundane, kuko inshuti zirakundana. Dukundane, tugire urukundo. Pawulo yigeze abibwira Abakorinto, aravuga ngo niyo bavuga indimi nk'iz'abamarayika, ngo bakabwira imisozi ngo nihaguruke, ngo ikagenda ikava hiri, ngo badafite urukundo ngo ntacyo byaba bimaze. Ntacyo byaba bimaze. Urukundo ni ingenzi. Rero Imana yo mu ijuru idushoboze tugire urukundo rwa kivandimwe, tugire urukundo rw'abana b'Imana, kandi turi inshuti za Yesu. Yaradutoranije, yaraduhamagaye, yadukuye mu bagana menshi y'abanyabyaha, yadukuye mu kaga, yaduhaye agakiza, yatugize abana b'Imana.
tugiye gusenga. Birashoboka ko utari uzi yuko uri inshuti ya Yesu. Birashoboka ko nta rukundo wari ugifite ku mutima wawe. Wavuga ngo ni byose ni hahandi. Wumvaga waragabanukiwe, wumvaga waracitse intege. Tugiye gusenga Imana. Iri jambo ni iryawe nanjye. Twitekerezeho, tuvuge ngo mbese Imana ishatse kuvugana iki natwe? Imana ishatse kuvugana iki natwe? Urukundo, turi inshuti, ni mukuri mureke dukundane. Kandi tugire kwizera cyane, kwiyaduhamagara yo kwizerwa. Ibindi byose izabikora. Mana yacu, Mana nziza, Mana ishobora byose, Mana twizeye, Mana y'urukundo. Mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti, tugushimiye ijambo ryawe. Turakwinginze kugira ngo aho urukundo rwacogoye mu bakristo, abakristo bumva batagifite urukundo, bene data bumva baracogoye, barabivuyemo, batakibirimo, uyu munsi bakaba bijejwe n'ijambo ryawe, bakaba batsinzwe n'iri jambo, bongere bagaruke. Mwami Yesu, bakugarukire, bagira urukundo, bakunda Imana, bakunde bene se, bakunda umurimo wayo. Mu izina rya Yesu, ongera ureme imitima mishya, wa wundi wari muri Kristo Yesu. Garura abantu bawe, abacitse intege, abahabye, abatakibirimo, bacogoye mu rugendo, abo bose bagaruze neza yawe, kandi ushyigikira abantu bawe, ababirimo bacogoye, ababirimo bumva bananiwe. Mu izina rya Yesu, ababuze urukundo urubaha Imana, ababuze abakunda, ababuze inshuti, ariko niwe inshuti nziza idahinduka. Ubera abantu Mana, byose barakwiringiye. Uyu munsi wa none ugira ikintu gishya ukora ku bakobwa, ugira ikintu gishya ugira ku babyeyi, abasore n'inkumi, abagabo. Wongere ubagarure mu rukundo rwawe. Bacitse intege ubagarure, basubiye inyuma ubagarure. Urukundo rwawe ruracyahari, uracyicaye ku ntebe y'imbabazi. Kandi abarwayi nabo bakize, abari mu bibazo, abashomeri, abashobewe, badafite icyerekezo, uri umutunzi w'imbabazi. Wongere ubagirire imbabazi, ugarura abantu mu buntu bwawe, ukize indwara zikomeye, kize indwara zikomeye, indwara z'amayobera, indwara z'imyuka mibi, indwara z'ibyorezo. Mu izina rya Yesu, tanga ihumure mu mitima y'abantu. Urakoze Mana, mukozi wawe mushyigikire, kandi urushaho kutugirira neza. Ijambo ryawe risohoze ikirizanye, mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ibishimire, mureke tugire urukundo rwo gukunda Imana n'abantu bayo. Imana izatugirira neza. Tugiye gutanga telefone rero nk'uko bisanzwe, kugira ngo ufuza ko tumufasha tuze kumufasha mu buryo burambuye. Ni 0785 98 944, 0785 98 944, na 0722 74 34 931. Imana y'amahoro, reka tuwe n'umushumba nawe atugezeho telefone kugira ngo adufashe. Karibu. 07 824 39 754. Murakoze, Imana ibagirire neza. Amen. Philadelphia, Imana iratsinda.